Yesu Kristo ashimwe. Tugeze ku munsi w'111 dusoma Bibiliya. Uyu munsi turasoma ibice 22, ibice 23, n'ibice 24 ndetse n'ibice 25 byo mu ngoma za kabiri. Reka dusome mu izina rya Yesu. Igice cya 22, titire yaho iravuga ngo Ahaziya yicwa na Yehu. Abaturage b'i Yerusalemu bimika Ahaziya umwana we w'umuhererezi aba umwami mu cyimbo cye, kuko bakuru be bose bari bishwe n'umutwe w'ingabo zazanye n'Abarabu mu rugerero. Nuko Ahaziya mwene Yoramu umwami w'Abayuda arima, kandi Ahaziya yatangiye gutegeka amaze imyaka 41 avutse, amara umwaka umwe i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Ataliya umukobwa wa Omuri. Nawe agendana ingeso nk'iz'ab'inzu ya Ahabu, kuko nyina yamugiraga inama yo gukora ibibi. Akora ibyangwa n'Uwiteka nk'uko ab'inzu ya Ahabu bakoraga, kuko ari bo bamugiraga inama zo kumurimbuza se amaze gupfa. Nuko akurikiza inama zabo, atabarana na Yehoramu mwene Ahabu umwami w'Abisiraheli, batera Hazayeli umwami w'i Siriya i Ramoti y'i Galeyadi. Abasiriya bakomeretsa Yehoramu uruguma. Yehoramu asubira i Yezereli, ajya kwiyomoza inguma bari bamukomerekereje i Rama, ubwo yarwanaga na Hazayeli umwami w'i Siriya. Bukeye Ahaziya mwene Yehoramu umwami w'Abayuda amanurwa no gusura Yehoramu mwene Ahabu i Yezereli, kuko yari arwaye. Kandi kurimbuka kwa Ahaziya kwaturutse ku Mana, kuko yagiye kwa Yehoramu, agezeyo atabarana na Yehoramu, batera Yehu mwene Nimushi uwo Uwiteka yimikishije amavuta kumaraho inzu ya Ahabu. Ubwo Yehu yasohozaga iteka ku nzu ya Ahabu, asanga ibikomangoma by'Abayuda n'abana b'abahungu ba bene se wa Ahaziya bamukorera, arabica. Maze ashaka Ahaziya baramufata. Ubwo yari yihishe i Samariya, bamushyira Yehu baramwica, baramuhamba, kuko bavugaga bati, ni mwene Yehoshafati washakishaga Uwiteka umutima we wose. Nuko inzu ya Ahaziya ntiyagira imbaraga zo gukomeza ubwami. Ibya Ataliya. Bukeye Ataliya nyina wa Ahaziya abonye ko umwana wapfuye, arahaguruka arimbura urubyaro rwose rw'umwami w'inzu y'Abayuda. Ariko Yehoshafati umukobwa w'umwami yiba Yowasi mwene Ahaziya, amukura mu bana b'umwami bicwaga, aramujyana amushyirana n'umurezi we mu cyumba kirarwamo. Nuko Yehoshafati umukobwa w'umwami Yoramu muka Yehoyada w'umutambyi mushiki wa Ahaziya amuhisha Ataliya, ntiyamubona ngo amwice. Abana nabo imyaka 6 ahishwe mu nzu y'Imana. Kandi Ataliya niwe wari ku ngoma muri icyo gihugu. Igice cya 23. Yehoyada yimika Yowasi, Ataliya yicwa. Mu mwaka wa 7 Yehoyada arikomeza, asezerana n'abatware batwara amagana, ari bo Azariya mwene Yehoyahamu na Ishimayeli mwene Yehohanani na Azariya mwene Obedi na Maseya mwene Adaya na Elishafati mwene Zikiri. Maze bagenda igihugu cy'Ubuyuda, bateranya Abalewi, babakurana mu midugudu y'Ubuyuda yose, n'abatware b'amazu ya ba sekuruza b'Abisiraheli bazi Yerusalemu. Nuko iteraniro ryose risezeranira n'umwami isezerano mu nzu y'Imana. Yehoyada arababwira ati, dore umwana w'umwami azima nk'uko Uwiteka yavuze ku rubyaro rwa Dawidi. Uko muzagenza ni uku: abazaza ku isabato gufata igihe, umugabane wanyu wa 3 w'abatambyi n'Abalewi bazaba abakumirizi. Undi mugabane wa 3 bazarinda inzu y'umwami, n'undi mugabane wa 3 bazaba ku irembo ry'urufatiro, na rubanda rwose ruzaba mu bikari by'inzu y'Uwiteka. Ariko ntihazagire uwinjira mu nzu y'Uwiteka, keretse abatambyi n'abo mu Balewi bafashe igihe. Abo ni bo bazinjira, kuko bejejwe, ariko abantu bose bazitondera itegeko ry'Uwiteka.
kandi Abalewi bazakikize umwami impande zose. Umuntu wese afite intwaro zo kurwanisha mu ntoki, uzinjira muri iyo nzu wese azicwe. Mujye mushagara umwami uko asohotse n'uko yinjiye. Nuko Abalewi n'Abayuda bose babigenza uko Yehoyada w'umutambyi yabitegetse byose, baragenda umuntu wese ajyana abantu be bo gufata igihe ku isabato, hamwe n'abagicyuye ku isabato, kuko Yehoyada w'umutambyi atasezereye abanyagihe. Maze Yehoyada w'umutambyi aha abatware b'amagana amacumu n'ingabo ntoya n'inini byari iby'umwami Dawidi bikaba mu nzu y'Imana. Nuko ashyiraho abantu bose, umuntu wese afite intwaro ye yo kurwanisha mu ntoki, uhereye ku ruhande rw'iburyo rw'inzu ukageza ku rw'ibumoso rwayo, bugufi rw'icyotero n'inzu aho umwami yari ari, bamukikije impande zose. Maze basohora umwana w'umwami, bamwambika ikamba ry'ubwami, bamuha n'umuhamya, bamugira umwami. Yehoyada n'abahungu be bamusukaho amavuta, baravuga bati, umwami aragahoraho. Ataliya yumvise urusaku rw'abantu birukanka kandi bahimbaza umwami, asanga abantu mu nzu y'Uwiteka. Yitegereje abona umwami ahagaze ku nkingi y'umwami mu muryango, n'abatware n'abavuza amakondera begereye umwami, n'abaririmbyi nabo bacuranga ibintu bivuga batera indirimbo z'ishimwe. Nuko Ataliya ashishimura imyambaro ye, avuza induru ati, ubugome, ubugome! Yehoyada w'umutambyi asohora abatware batwara amagana bashyiriweho gutwara ingabo zose, arababwira ati, nimumusohore mumucishe muri gahunda y'ingabo, kandi umukurikira wese mumwicishe inkota, kuko umutambyi yari avuze ati, ntimumwicire mu nzu y'Uwiteka. Nuko baramubererekera, anyura mu irembo ry'amafarashi ryo mu ihururu ry'urugo rw'umwami, bamwicirayo. Maze Yehoyada asezerana isezerano ubwe n'abantu bose n'umwami ngo babe abantu b'Uwiteka. Abantu bose baherako bajya ku ngoro ya Bali, barayisenya, ibyotero bye n'ibishushanyo bye barabimenagura rwose. Matani umutambyi wa Bali bamwicira imbere y'ibyotero. Maze Yehoyada asubiza abatambyi b'Abalewi mu butware bw'inzu y'Uwiteka, aho Dawidi yashyiriye mu nzu y'Uwiteka gutambira Uwiteka ibitambo byoswa, nk'uko byanditswe mu mategeko ya Mose. Babitambana umunezero n'indirimbo nk'uko Dawidi yabitunganije. Kandi ashyira abakumirizi ku irembo ry'urugo rw'inzu y'umwami y'Uwiteka, kugira ngo hatagira umuntu uhumanye winjira. Ajyana abatware batwara amagana n'abanyacyubahiro n'abatware n'abantu bose bo mu gihugu, basohora umwami mu nzu y'Uwiteka, baramumanukana, banyura mu irembo ryo haruguru ku nzu y'umwami, baherako bamushyira ku ntebe y'ubwami. Nuko abantu bose bo mu gihugu baranezerwa, umurwa uratuza. Uko niko bicishije Ataliya inkota. Igice cya 24. Yowasi asana urusengero. Yehoyada amaze gupfa, Yowasi areka Uwiteka. Yowasi atangira gutegeka amaze imyaka 7 avutse. Amara imyaka 40 i Yerusalemu ari ku ngoma. Nyina yitwaga Sibiya w'i Berisheba. Yowasi akora ibishimwa n'Uwiteka mu minsi y'umutambyi Yehoyada yose. Yehoyada amushyingira abagore 2, abyara abana b'abahungu n'ab'abakobwa. Hanyuma y'ibyo, Yowasi ashaka gusana inzu y'Uwiteka. Ateranya abatambyi n'Abalewi, arababwira ati, nimugende mujye mu midugudu y'Ubuyuda, musonzoranye mu Bisiraheli bose impiya zisanishe inzu y'Imana yanyu, uko umwaka utashye, mubigire vuba. Ariko Abalewi ntibagira vuba. Bukeye umwami atumira Yehoyada w'umutambyi mukuru, aramubaza ati, ni iki cyakubujije gutegeka Abalewi gukoresha Abayuda n'ab'i Yerusalemu ikoro rya Mose umugaragu w'Uwiteka, ryategetswe iteraniro ry'Abisiraheli kuba ikoro ry'ihema ry'ibihamya? Kuko abahungu ba Ataliya wa mugore mubi bari barangije inzu y'Imana n'ibintu byose bashinganywe byo mu nzu y'Uwiteka bakabiha Bali. Nuko umwami ategeka ko babaza isanduku, bakayishyira hanze ku rugi rw'inzu y'Uwiteka, babyamamaza i Buyuda hose n'i Yerusalemu ngo bazane ikoro ry'Uwiteka,
Mose umugaragu w'Imana yategetse Abisiraheli ubwo bari mu butayu. Abatware bose n'abantu bose baranezerwa, barabizana babiroha muri iyo sanduku kugeza aho barangirije. Iyo Abalewi bazanaga isanduku mu nzu y'umwami, mu nzu umwami yagiragamo inama bagasanga harimo impiya nyinshi, umwanditsi w'umwami n'umutware w'umutambyi mukuru barazaga bagasuka ibiri mu isanduku, bakaranguza, bakayenda, bakayisubiza ahantu hayo. Uko niko bagenzaga uko bukeye, bagateranya impiya nyinshi cyane. Umwami na Yehoyada bakaziha abakoraga umurimo w'inzu y'Uwiteka, nabo bakazigurira abubatsi n'ababaji ngo basane inzu y'Uwiteka, bakagurira n'abacuzi b'ibyuma n'ab'imiringa ngo basane inzu y'Uwiteka. Nuko abakozi barakora umurimo, barawutunganya rwose, bahagarika inzu y'Imana, bayisubiza uko yari iri, barayikomeza. Bayujuje bazana impiya zisagutse, bazishyira imbere y'umwami na Yehoyada, bazikoramo ibintu byo mu nzu y'Uwiteka, ibintu bikoreshwa n'ibyo gutambiramo n'indosho, n'ibintu by'izahabu n'ifeza. Maze bakajya batamba ibitambo byoswa mu nzu y'Uwiteka ubudasiba iminsi yose Yehoyada yamaze akiriho. Ariko Yehoyada ashyize kera, agera mu zabukuru, arapfa. Ubwo yapfaga yari amaze imyaka 130 avutse. Bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi hamwe n'abami, kuko yakoze ibyiza mu Bisiraheli no ku Mana no ku nzu ye. Zekariya aterwa amabuye bamuhoye kuvuga ijambo ry'Imana. Nuko Yehoyada apfuye, ibikomangoma by'Abayuda biraza biramya umwami, umwami arabumvira. Bareka inzu y'Uwiteka Imana ya ba sekuruza, bakorera ibishushanyo bya Ashera n'ibindi bishushanyo. Umujinya uza ku Bayuda n'i Yerusalemu kubw'icyo gicumuro cyabo. Nyamara Imana iboherereza abahanuzi bo kubagarura ku Uwiteka, bakajya babahamya ibyaha, ariko bo ntibabitega amatwi. Umwuka w'Imana aza kuri Zekariya mwene Yehoyada w'umutambyi, ahagarara haruguru y'abantu, arababwira ati, uku niko Imana ivuze, ni iki gituma mucumurira amategeko y'Uwiteka bikababuza kubona umugisha? Ariko rero mwaretse Uwiteka, nawe nicyo cyamuteye kubareka. Baramugambanira, bamuterera amabuye mu rugi rw'inzu y'Uwiteka kubw'itegeko ry'umwami. Uko niko umwami Yowasi atazirikanye neza Yehoyada se wa Zekariya yamugiriye, akamwicira umwana. Ubwo yapfaga aravuga ati, Uwiteka birebe abyiture. Nuko uwo mwaka ushize, ingabo z'Abasiriya zirazamuka ziramutera, ziza i Buyuda n'i Yerusalemu, zirimbura ibikomangoma by'abantu byose, zibimaraho mu bantu, zoherereza umwami w'i Damasiko iminyago babanyaze yose. Kandi ingabo z'Abasiriya zaje ari igitero gike, Uwiteka zigabiza ingabo z'Abayuda nyinshi cyane, kuko Abayuda bari barimuye Uwiteka Imana ya ba sekuruza. Nuko Abasiriya basohoza ijambo kuri Yowasi, bamuvuzeho kandi bari basize arwaye, bamuvuyeho kandi bari basize arwaye cyane. Abagaragu be bwite baramugambanira kubw'amaraso ya mwene Yehoyada umutambyi, bamwicira ku gisasiro cye, aratanga. Bamuhamba mu mudugudu wa Dawidi, ariko ntibamuhamba mu bituro by'abami. Kandi aba nibo bamugambaniye: Zabadi mwene Shimeyati w'Umwamonikazi, na Yehozabadi mwene Shimuriti w'Umumowabukazi. Kandi iby'abahungu be n'imiburo ikomeye bamuburiraga n'ibyo kongera kubaka inzu y'Imana, mbese ntibyanditswe mu bisobanura ibyo mu gitabo cy'abami. Maze umuhungu we Amasiya yima ingoma ye. Ibyo ku ngoma ya Amasiya. Amasiya yari amaze imyaka 25 avutse ubwo yatangiraga gutegeka, amara imyaka 29 i Yerusalemu ari ku ngoma. Kandi nyina yitwaga Yehoyadani w'i Yerusalemu. Akora ibishimwa n'Uwiteka, bikorana umutima utunganye, ariko si rwose. Bukeye amaze kuganza ku ngoma, ahora abagaragu be bishe se ari umwami, ariko ntiyica abana babo, ahubwo agenza nk'uko byanditswe mu mategeko yo mu gitabo cya Mose, uko Uwiteka yategetse ati,
base ntibakicwe babahora abana babo, kandi abana ntibakicwe babahora base, ahubwo umuntu wese azicwe bamuhora icyo cyaha. Kandi Amasiya ateranya abayuda bose n'ababenyamini, abatunganya uko amazu ya ba sekuruza yari ari, ngo bategekwe n'abatware batwara ibihumbi n'abatwara amagana, abari bamaze imyaka 20 bavutse n'abayisagije. Arababara abona ari abagabo batoranijwe 3,000 babasha gutabara bagatwara amacumu n'ingabo. Kandi agurira abagabo bo mu Bisiraheli b'abanyambaraga b'intwara 100, atanga italanto z'ifeza 100. Hanyuma haza umuntu w'Imana aramusanga aramubwira ati, mwami, ntukundire ingabo z'Abisiraheli ko mujyana, kuko Uwiteka atari kumwe n'Abisiraheli. Bisobanurwa ngo Abefurayimu bose. Ariko niwanga ugatabarana nabo, nubwo warwana intambara ufite ubutwari bungana bute, Imana izagutsinda imbere y'ababisha, kuko Imana ifite ububasha bwo gutabara n'ubutsinda. Amasiya asubiza uwo muntu w'Imana ati, ariko se iby'italanto 100 nahaye ingabo z'Abisiraheli bibaye bite? Umuntu w'Imana aramusubiza ati, Uwiteka abasha kuguha izizirutaho cyane. Nuko Amasiya arobanura izo ngabo zari zijaho ari zivuye i Efurayimu ngo zisubire iwabo. Icyo cyaziteye kurakarira abayuda, zisubira iwabo zifite umujinya mwinshi. Maze Amasiya yiyungamo atabarana n'abantu be, bajya mu kibaya cy'umunyu, yica mu Baseyiri abantu inzovu. Abayuda bafata mpiri abantu inzovu, babajyana hejuru y'igitare, babajugunya babashungura munsi yacyo, maze bose baravunagurika. Ariko ingabo Amasiya yashubijeyo ngo zidatabarana nawe, zitera imidugudu y'Ubuyuda uhereye i Samariya ukageza i Betihoroni, ziyicamo abantu 3,000, banyaga iminyago myinshi. Nuko hanyuma Amasiya atabarutse kwica Abedomu, azana ibigirwamana by'Abaseyiri arabishinga ngo bibe imana ze, arabipfukamira abyosereza imibavu. Icyo cyatumye uburakari bw'Uwiteka bukongerera Amasiya, amutumaho umuhanuzi aramubwira ati, ni iki gituma ushaka imana zitakijije bene so amaboko yawe? Akivugana nawe, umwami aramubaza ati, hari ubwo twagushyize mu bajyanama b'umwami? Ceceka utavaho ukubitwa. Nuko umuhanuzi araceceka aravuga ati, nzi yuko Imana yagambiriye kukurimbura, kuko ugenje utyo ntiwumve inama yanjye. Abayuda n'Abayisiraheli barwana. Bukeye Amasiya umwami w'Abayuda ajya inama, atuma kuri Yehowasi mwene Yehowazi mwene Yehu umwami w'Abisiraheli ati, vayo twibonanire. Yehowasi umwami w'Abisiraheli atuma kuri Amasiya umwami w'Abayuda ati, igitovu cy'i Lebanoni cyatumye ku mwerezi w'i Lebanoni kiti, umuhungu wanjye umushyingire umukobwa wawe. Bukeye inyamaswa y'i Lebanoni irahanyura ikandagira icyo gitovu. Uvuga yuko wanesheje Abedomu, umutima wawe wishyira hejuru urirarira. Noneho wihamira iwawe. Ni iki gituma wishyira mu bitari ibyawe ngo bikugirire nabi, ukagwa wowe ubwawe hamwe n'Abayuda? Ariko Amasiya ntiyabyitaho, kuko byaturutse ku Mana ngo ibahane mu babisha babo, kuko bashakaga imana z'i Bwedomu. Nuko Yehowasi umwami w'Abisiraheli arazamuka atera Amasiya umwami w'Abayuda, bahanganira i Betishemeshi y'i Buyuda. Abayuda banesherezwa imbere y'Abisiraheli, barahunga, umuntu wese ahungira mu ihema rye. Maze Yehowasi umwami w'Abisiraheli afata Amasiya umwami w'Abayuda mwene Yowasi mwene Yehowazi, amufatira i Betishemeshi, amujyana i Yerusalemu. Asenya inkike z'i Yerusalemu uhereye ku irembo rya Efurayimu ukageza ku irembo ryo ku nkokora, hose hari imikono 400. Anyaga izahabu n'ifeza byose n'ibintu byose basanze mu nzu y'Imana no kwa Obededomu no mu nzu y'umwami. Anyaga n'abantu b'integano baba ingwate, asubira i Samariya. Nuko
Amasiya mwene Yowasi umwami w'Abayuda amara indi myaka 15. Yehowasi mwene Yehowazi umwami w'Abisiraheli amaze gutanga. Ariko indi mirimo ya Amasiya yabanje n'iyaherutse, mbese ntibyanditswe mu gitabo cy'abami b'Abayuda n'Abisiraheli? Kandi uhereye igihe Amasiya yarekaga gukurikira Uwiteka, bamugambaniraga ari i Yerusalemu ahungira i Lakishi, ariko bohereza abo kumukurikira i Lakishi bamutsindayo, maze bamuzana ku mafarashi bamuhamba hamwe na ba sekuruza mu mudugudu wa Dawidi. Imana rero ibaha umugisha. Tuzakomeza ejo dusoma ibice bikurikiye. Mugire umunsi mwiza.